The mic radio. It's the mic radio. Yes, alright, the mic radio mkomeje gutega amatwi. Yes, mwese nkabambaye ikaze nge uri kumva ni Rumasha. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku byo twita drugs addiction cyangwa se ububata kubatwa n'ibyo twita ibiyobyabwenge byo mu bwoko bugiye butandukanye. Uyu munsi tugiye kugenda turebera hamwe ibyari byo ndetse n'ingaruka bishobora kugira ku muntu wamaze gutakaza control cyangwa se wamaze kubura uburyo bwo kubana nabyo bimworoheye. Undi drugs addiction ni icyorezo gikomeye cyane, gikomeye ku isi hose. Ni icyorezo cy'ikronike ku isi hose, ntabwo ari kuvuga ngo mu Rwanda cyangwa i Kigali cyangwa hehe, ahubwo ni ku isi hose, kubera yuko iyi ngiyi ni indwara ifata benshi mu ngeri zigiye zitandukanye, ariko cyane ab'urubyiruko. Ibi ngibi rero ni ibintu bitangira gahoro, bitangira umuntu anywa ifege isanzwe, iyi ngiyi isanzwe n'ubundi nayo kandi murabizi ko yanditseho ko itabi ari ribi ndetse rifite ingaruka zikomeye ku buzima, ariko ugatangira unywa kamwe, tomorrow ugafata kandi ejo bundi gutyo. Ibyo ngibyo rero bikagenda bikubana very serious kugeza ubwo uzatangira no kujya wumva rya tabi ritakiguha satisfaction ushaka gufata cyangwa se ushaka kwakira mu mubiri wawe. Niho rero bamwe batangira urugendo rwo kugenda bahinduranya drugs cyangwa se ibiyobyabwenge bafataga mu rwego rwo kugira ngo bahereze umubiri wabo satisfaction cyangwa se uburyohe cyangwa se confidence, ukwiyumva guhagije nyuma yo gufata ibiyobyabwenge. Wa muntu rero watangiye afata utuntu dutoya agenda azamuka mu ntera ndetse anahinduranya ubwoko. Ibyo ngibyo rero bikaza kumugeza ahantu abimbata yabyo, ku buryo wari umujene muzima utangira kubona abayerubebe, atangiye kuba umuntu mubi muri society, ahindura imyitwarire, imico n'imyifatire ndetse kandi n'indangagaciro ziwe zikagenda zihazaharira. Bimwe rero mu bintu ushobora kubona ku muntu wamaze kuba imbata cyangwa se uwabaswe na drugs, uyu nguyu wamaze kuba addicted. The mic radio. It's the mic radio. Ni impinduka mu